nawe waje kugira uruhare muri kudeta yapfubye mu mwaka w'1938. nubwo Stauffenberg atigeze yinjira mu ishyaka ry'abanazi mu buryo bweruye, yemeranyaga n'imyumvire y'abarigize yari ishingiye ahanini ku ivanguraruhu no kwironda kw'abafite uruhu rwera. ndetse no mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'1932 yatangaje ko yarashyigikiye Hitler. yarashyigikiye kandi ukwiyomekaho kw'igihugu cya Polonye kwari kwarakozwe n'Ubudage. ariko ku rundi ruhande, uko igihe cyagendaga gishira, Stauffenberg yatangiye kutishimira zimwe muri politiki za Hitler, cyane cyane nyuma y'icyaje kumenyekana nka The Night of Long Knives cyangwa se ijoro ry'ibyuma birebire, ndetse na Night of Broken Glass cyangwa se November Pogroms. The Night of Long Knives kikaba cyari igikorwa cy'ubwicanyi bwateguwe na Hitler n'ibyegera bye hagati ya tariki 30 Kamena n'itariki 2 Nyakanga 1934. icyo gihe abantu bagera ku 1000 batumvikanaga na Hitler bakaba barishwe, harimo na bamwe mu bari bagize ishyaka ry'abanazi. naho Night of Broken Glass cyari igikorwa cyo gutoteza abayahudi cyabaye tariki 9 na tariki 10 Ugushyingo 1938, aho abagabo b'abayahudi bagera ku 30,000 batawe muri yombi, ndetse n'ibikorwa by'ubucuruzi n'isengero z'abayahudi nabyo birangizwa. ibi bikorwa byombi bikaba byaratumye Stauffenberg abona ko Hitler atari yitaye ku mibereho myiza y'abaturage ndetse n'ubutabera, ndetse bikaba byari bihabanye n'imyemerere ye ya Gikatolika. mu mwaka w'1939 Stauffenberg yari umwe mu basirikare barwanye mu rugamba rwo kwigarurira igihugu cya Polonye, ari nabyo byaje kuvamo intambara ya kabiri y'isi. uko nari mbivuze, Stauffenberg yarashyigikiye ko Ubudage bwigarurira Polonye, kandi akanashyigikira ko abaturage ba Polonye bakoreshwa mu bucakara kugira ngo babashe kuzamura ubukungu bw'Ubudage. Stauffenberg yakomereje urugendo rwe rwa gisirikare mu Bufaransa, aho yaje guhabwa umudari. mu kwezi kwa Kamena 1941 Stauffenberg yari ari ku rugamba ubwo Ubudage bwatangiraga urugamba rwo kwigarurira leta z'Abasoviyeti. nubwo kugeza iki gihe atari yakwinjira mu mutwe warwanyaga Hitler, bakuru be ndetse na bamwe mu bagize umuryango we bari babimazemo igihe, ndetse banamusaba kubasanga. gusa nanone ku rundi ruhande, ntabwo yatinyaga kwerekana ko atishimiye uburyo abayahudi bari barimo kurimburwa mu bice bitandukanye by'umugabane w'Uburayi. Stauffenberg akaba yarerekanaga ibitekerezo bye mu buryo bweruye, ku buryo abayobozi be basanze ari ngombwa ko yoherezwa ahantu kure y'umugabane w'Uburayi kugira ngo ibyegera bya Hitler bitazamenya icyo atekereza. mu mwaka w'1943 Stauffenberg yahawe ipeti rya Lieutenant Colonel, ndetse yoherezwa kurwana mu gihugu cya Tunisia, ari naho aza kugwa mu mutego w'ingabo zari zihanganye n'iz'Ubudage. imirwano yakurikiyeho yamusigiye ibikomere bikomeye cyane, byatumye amara amezi 3 mu bitaro. iyi mirwano ikaba yaratumye Stauffenberg atakaza ikiganza cye cy'iburyo, ijisho rye ry'ibumoso, ndetse n'intoki ebyiri ku kiganza cye cy'ibumoso. Stauffenberg yamaze igihe arimo kuruhuka kugeza ubwo mu kwezi kwa 9 umwaka w'1943 yahabwaga umwanya w'umuyobozi ushinzwe abakozi mu biro by'igisirikare cy'Ubudage. ni umwanya yashyizweho na General Friedrich Obrist, wari usanzwe ari mu itsinda ry'abashakaga guhirika Hitler, ndetse yari amaze kumenya ko Stauffenberg nawe aribyo yifuza. aha niho yaje guhurira na Henning von Tresckow, aho batangira kuganira ku buryo hari bushyirweho guverinoma nshya nyuma yo kwica Hitler. ibi bikaba byari bukorerwe muri Operation Valkyrie. mu migambi yabo, General Ludwig Beck niwe wari bube umukuru w'igihugu. Karl Friedrich Gerdler wari umaze igihe arwanya Hitler, we yari bugirwe chancelier, mu gihe Henning von Tresckow we yari bushingwe inzego zose zishinzwe umutekano aho mu Budage. Stauffenberg we yari bube minisitiri w'ububanyi n'amahanga. mu bantu bari basanzwe bagize guverinoma ya Hitler, umuntu umwe gusa niwe wari buvemo akinjira muri guverinoma nshya yari bushyirweho. uwo yari Albert Speer, wari ushinzwe ikorwa ry'intwaro. impamvu uyu yari bugume muri guverinoma kwari ukubera ko ku buyobozi bwe ikorwa ry'intwaro aho mu Budage ryari ryarazamutse cyane. igitangaje nuko nubwo uyu Speer yari muri guverinoma ya Hitler, yari azi n'imigambi y'abasirikare yo gukora kudeta, kandi ntacyo yigeze abikoraho. uko iminsi yagendaga yegera imbere, yaje kugaragara ko Stauffenberg ari we wagombaga gushyira mu bikorwa umugambi wo kwica Hitler.
ariko nanone yaba Stauffenberg ndetse na Tresco nta n'umwe wari ufite ubushobozi ndetse n'uburenganzira bwo kwegera Hitler. Ku bw'amahirwe mu kwezi kwa Kamena umwaka w'1944 Stauffenberg yagizwe icyegera cya General Fromm wari ushinzwe ingabo zirinda ubusugire bw'igihugu. Hitler akaba yarakundaga guhura n'abari bayoboye zino ngabo kugira ngo amenye uburyo bari biteguye kurinda igihugu. Ni gutyo Stauffenberg yisanze noneho atagifite imbogamizi yo kuba yagera kuri Hitler mu buryo bworoshye. Mu bantu bose bari bafite umugambi wo kwica Hitler niwe wenyine washoboraga kumwegera. Kugira ngo Stauffenberg abashe kugera ku mugambi we byari ngombwa ko abayobozi b'igisirikare mu bice bitandukanye by'Uburayi baba bazi uwo mugambi kandi bawushyigikiye ku buryo byari bworohe kuwinjizamo ingabo bari bayoboye. Mu Burayi bw'Uburengerazuba by'umwihariko mu gihugu cy'Ubufaransa, Field Marshal von Stauffenberg uyoboraga ingabo z'Ubudage muri icyo gihugu yari azi uyu mugambi, yewe n'ibyegera bye byari biwuzi kandi biwushyigikiye. Undi muntu wari ukenewe cyane yari umuyobozi w'igisirikare mu mujyi wa Berlin, umurwa mukuru w'Ubudage. Uwo nguwo yari General von Hassa. Zimwe mu nshingano za mbere za von Hassa harimo no guta muri yombi Paul Joseph Goebbels wari ushinzwe gukwirakwiza propaganda y'abanazi ndetse akaba n'umuyobozi w'ishyaka mu mujyi wa Berlin. Ariko nk'uko nabivuze, Stauffenberg niwe wari umutima wa operation yose. Mu gihe yagombaga kwica Hitler wari uri mu buvumo bwe ahitwaga Rastenburg muri Polonye y'ubu, yagombaga no kuba ari Berlin kugira ngo abashe kuyobora Operation Valkyrie yo gufata ubutegetsi mu Budage. Hagati ya Berlin na Rastenburg harimo intera ya kilometero zigera kuri 500. Byari ngombwa rero ko hakoreshwa igisasu umuntu ashobora kubarira iminota runaka kugira ngo kize guturika nyuma y'iyo minota. Uyu ni Baron Philipp von Berslager, umwe mu bantu ba nyuma bari mu mugambi wo kwica Hitler wabashije kurokoka. Twagerageje ubwoko butandukanye bw'ibisasu byo ku mugabane w'Uburayi, byaba ibyo muri Denmark, Ubufaransa, Ububirigi ndetse n'ahandi hose. Byose narabigerageje, nyuma mbona yuko ibisasu biturutse mu Bwongereza ari byo byakoraga neza. By'umwihariko urutambi rwabyo nta rusaku rwagiraga, mu gihe ibindi bisasu byo byari bifite urutambi ruduhira. Natanze kandi igitekerezo ko hakoreshwa ibisasu bibiri n'intambi ebyiri kugira ngo mu gihe igisasu kimwe gipfuye ikindi kize gukora. Helmuth Stief wakoranaga na Stauffenberg niwe wafashe bya bisasu abivanye kuri Berslager maze bishyira Stauffenberg. Operation Valkyrie yari ifite inshingano yo kwica Adolf Hitler, ariko ntabwo ari we wenyine wagombaga kubigenderamo, ahubwo abayobozi bakuru bose b'Ubudage bari bwicwe. Ab'ingenzi muri bo bari Heinrich Himmler uyoboraga SS, no kuvuga igisirikare cy'ibanga cy'Ubudage, ari nawe mu b'imbere mu bateguye jenoside y'Abayahudi. Undi yari Hermann Göring wategekaga igisirikare kirwanira mu kirere, ndetse akaba ari we wari warateganyirijwe ko azasibura Hitler. Ikibazo cyari gihari ni uko aba bagabo uko ari batatu batajyaga bahurira ahantu hamwe mu gihe kimwe. Ku itariki 11 Ugushyingo, Stauffenberg na Stief bagiye mu rugo rwa Hitler biteguye guturitsa igisasu. Ikibazo ni uko Göring na Himmler batari bahari, byabaye ngombwa ko gahunda yimurirwa undi munsi. Ku itariki 11 Nyakanga, Stauffenberg na Stief bagiye mu rugo rwa Hitler biteguye guturitsa igisasu. Ikibazo ni uko Göring na Himmler batari bahari, byabaye ngombwa ko gahunda yimurirwa undi munsi. Ku itariki 14 Nyakanga nibwo Hitler yimuriye ibiro bye muri Wolf's Lair cyangwa se yandiri y'ibirura. Indiri y'ibirura byari ihuriro ry'inyubako z'imitamenwa kandi zari zarubatswe mu mwaka w'1941 mu gihe Ubudage bwiteguraga kurwana n'Abasoviyeti. Kugira ngo bashe kugera ku nyubako zo hagati zari zirimo abayobozi bakuru b'igisirikare harimo na Hitler, byasabaga kubanza kurenga inziga eshatu za bariyeri zari zirinzwe mu buryo bukomeye. By'umwihariko igice cyo hagati cyari cyuzwe ku izina rya Führerzone, cyari kirimo inyubako y'umutamenwa, ubwihisho bw'ibitero by'indege ndetse n'inyubako y'imbaho yaberaga mu inama. Ku itariki 14 Nyakanga, Stauffenberg yahamagawe ku ndiri y'ibirura ya Hitler mu nama. Yasanze ayari amahirwe yo kwica Hitler, ariko hageze asanga Göring na Himmler badahari, maze umugambi upfuba gutyo.